tugeze ku nyigisho ya kane muri dogitirine, inyigisho nzima z'itorero. Twatangiriye ku nyigisho zitubwira iby'icyaha, twakurikijeho inyigisho zitubwira iby'agakiza, twakurikijeho inyigisho zo kugaruka kwa Yesu. Ubu tugiye gukomeza hamwe n'abatwumva inyigisho z'itorero. Turabanza gusoma isobanurwa, ariko inyigisho z'itorero muri rusange zigizwe n'ibice 7. Igice cya mbere cy'itorero, itorero ni iki? Igice cya kabiri cy'itorero turareba amazina yitiriwe itorero. Igice cya gatatu turareba amazina yitiriwe abera b'itorero. Igice cya kane turareba ubuzima bw'abakristo mu itorero, ubuzima bwabo babayeho bate, bakwiye kubaho bate. Igice cya gatanu turareba inzego mu itorero n'imirimo. Hakora bande, ese abakwiriye gukora ni bande? Igice cya gatandatu turareba imihango y'itorero. Igice cya karindwi turareba umutungo w'itorero. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Turabasuhuza bene data abatugana kuri channel yacu ya gusenga everyday. Turavuze ngo muraho neza. Tugiye gukora ikiganiro kivuga ku by'itorero. Tugeze ku nyigisho ya kane muri dogitirine, inyigisho nzima z'itorero. Twatangiriye ku nyigisho zitubwira iby'icyaha, twakurikijeho inyigisho zitubwira iby'agakiza, twakurikijeho inyigisho zo kugaruka kwa Yesu. Ubu tugiye gukomeza hamwe n'abatwumva inyigisho z'itorero. Turabanza gusoma ijambo ry'Imana ryanditswe mu byakozwe n'intumwa ibice 20:28 twumvuka tubwira. Haravuga hati: mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Tugiye kuganira ku itorero. Iri jambo itorero rifite uburyo butandukanye risobanurwa, ariko inyigisho z'itorero muri rusange zigizwe n'ibice 7. Igice cya mbere cy'itorero, itorero ni iki? Igice cya kabiri cy'itorero turareba amazina yitiriwe itorero. Igice cya gatatu turareba amazina yitiriwe abera b'itorero. Igice cya kane turareba ubuzima bw'abakristo mu itorero, ubuzima bwabo babayeho bate, bakwiye kubaho bate. Igice cya gatanu turareba inzego mu itorero n'imirimo. Hakora bande, ese abakwiriye gukora ni bande? Igice cya gatandatu turareba imihango y'itorero. Igice cya karindwi turareba umutungo w'itorero. Tugiye gutangira rero n'igice cya mbere sobanura ngo itorero ni iki. Itorero ni iki koko? Turavuze ngo murinde n'umukumbi umwami yabashiriye ko kuba umurinzi, kugira ngo muragire itorero Imana yabahaye, kugira ngo muriyobore, kandi Yesu Kristo yacunguje amaraso yayo. Itorero rero ni umukumbi w'abantu barenze umwe bizera Yesu Kristo. Bikomoka mu ijambo ry'ikigiriki risobanura ngo ecclesia. Ecclesia mu kigiriki rifitwe n'amagambo abiri. Amagambo abiri, ijambo rya mbere ni kaleo, irya kabiri ni ek bisobanura ngo hanze, naho kaleo bisobanura ngo guhamagara. Bantu wa mubumbe w'abantu bahamagaye kuva mu bisi, mu banyabyaha, kugira ngo baje hanze y'abanyabyaha bakora umurimo w'Imana, basohoza inshingano bahawe, nibo bitwa itorero. Itorero muri ayo magambo ni abantu bahamagawe, ariko Bibiliya itubwira uburyo butandukanye bwo gusobanura itorero. Itorero icyambere ni ritangiriye ku bantu babiri. Hariya muri Filemoni umurongo wa mbere kugeza kwa 2 haravuga ngo njyewe Paulo, imbata Yesu Kristo, na Timoteyo, turakwandikiye Filemoni ukundwa, dusangiye umurimo, na Afia mushiki wacu, na Arukipo umusirikari mugenzi wacu, n'itorero ryo mu rugo rwawe. Itorero rya mbere ni umugore n'umugabo
nubwo baba batagira abana, iyo bumvikana ni itorero. Baba bafite abana rikaba ari itorero rushitaho, kuko ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo 18:19 ngo aho babiri bari cyangwa batatu bateraniye, iyo bahuje umutima, icyo bazasaba cyose bazagihabwa. Nicyo Yesu ya Kristo yatangira avuga ngo aho babiri bari cyangwa batatu bateraniye, iyo bahuje umutima nta macakubiri ari hagati yabo, icyo bazasaba cyose bazagihabwa, kuko ari itorero. Bashobora gukora n'imihango y'itorero, haba no kubatiza, umwe yabatiza undi. Noneho rero haba igaburo, umwe yagaburira undi. Itorero Yesu Kristo yavuze ngo ritangiriye kuri babiri bamwizeye, aba ari itorero. Noneho no murinde umukumbi Imana yabashiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero Yesu Kristo yitangiye akaricunguza amaraso ye. Itorero ni itsinda ry'abantu runaka bahuje kwizera bateraniye hamwe. Hariya noneho muba ibyakoze ni mu gice 11 umurongo wawo 22 havuga itorero, kandi itorero ry'i Yerusalemu ryari rigizwe n'abantu umubare ntabwo uvugwa. Itorero ryo muri Antiyokiya ryari rigizwe n'abantu benshi, ariko itorero ni uwo mubumbe w'abantu bahamagawe kuva mu bisi kugira ngo baje hanze bakora umurimo w'Imana, basohoze inshingano Imana yabateguriye. Itorero mu bundi buryo ni asambure. Iri asambure yanditswe mu Bakorinto ba mbere 14 ku murongo waho wa 19 ni iteraniro. Iteraniro naryo ni itorero ku ijambo ry'Imana avuga ngo iyo haje ururimi rusha mu iteraniro, ubonye urwo rurimi rusha nabanze yasaba ubusobanuro, noneho abone guhaguruka aruvuge kugira ngo ubutumwa bwiza buvuye ku Mana bugere ku itorero. Iyo bugeze muri ayo materaniro, iteraniro rero risenga bahuje umutima, nabo ni itorero. Itorero rero, iteraniro byanditswe hariya mu Baroma igice cya 16 umurongo wa 5, ni iteraniro ry'abera. Twumvise itorero ko ari umugore n'umugabo n'abana. Iyo bahuje umutima basenga aba ari itorero ry'Imana, niryo ry'ibanze. Byanditswe no mu Bakorosa ibice 4 umurongo waho wa 15 avuga ngo muntahirize abera bose barabatasha, untahirize itorero ryo mu nzu yawe. Ni ukuvuga ngo itorero ryo mu nzu. Hariya mu Bakorosayi ibice 4 umurongo waho ni wa 15 haratubwira hati, Abakorosayi ibice 4 umurongo waho ni wa 15 haratubwira hati, muntahirize bene data b'Ilaodikiya na Numfa n'itorero ryo mu nzu ye. Bisobanura ngo itorero ry'ibanze ni iry'umuryango, umugore n'umugabo n'abana bari kumwe. Iyo bahuje kwizera nta macakubiri ari hagati yabo, riba ari itorero ry'Imana. Noneho twumvize ko itorero ari uwo mubumbe w'abantu batangiriye kuri babiri bakazamuka. Ariko itorero mu Baefeso ibice 5 umurongo wa 20:32 havuga ko abakristo bose bo kwisi babumbiye hamwe bari mu ishusho y'itorero. Nibyo byanditswe mu Baefeso 5:32. Niryo torero ry'abaturiye isi basenga Imana bahuje imyizerere, bisobanura ngo itorero. Kabiri rero, amazina yitiriwe itorero. Itorero baryita umubiri wa Kristo Yesu. Hariya mu Baefeso 4 umurongo wa 11 n'uwa 12 haravuga ngo aha bamwe kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba avuga butumwa bwiza, abandi kuba abungeri n'abigisha. Ijambo ry'Imana riratubwira ku murongo wa 12 ngo abo bose bafatanirize hamwe kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo Yesu
ubu wese yahawe umuhamagaro nk'uko umuhamagaro uri, noneho kugira ngo abo bose bahurize hamwe, yaba intumwa, yaba umuhanuzi, yaba umwungeri, yaba umwarimu, yaba umuvugabutumwa bwiza, bose bafatanirize hamwe kugabura iby'Imana no gutunganya gukomeza umubiri wa Kristo Yesu. Abo bahamagaye mu itorero ryitwa umubiri wa Kristo. Turareba noneho ijambo rya mbere, umubiri wa Kristo nk'itorero, ryitiriwe itorero. Umubiri w'umuntu ufite ingingo nyinshi kandi zitandukanye. Umubiri ugizwe n'amaguru, ukagirwa n'amaboko, ukagira n'amaso, ukagirwa n'amazuru, ukagira n'umunwa, ukagirwa n'amenyo, ukagirwa n'umusatsi n'izindi ngingo zose ntabashije kuvuga, ariko izo ngingo zose ziteraniye hamwe nizo zuzuza umubiri w'umuntu. Ijambo ry'Imana rero rivuga ko itorero ari umubiri wa Kristo Yesu, ariko Kristo akaba umutwe. Izo ngingo rero z'umubiri w'umuntu nazo zifatanirije hamwe zubaka uwo mubiri wose ukuzura, ariko ingingo zose ziri hamwe, kandi za ngingo zigakomeza umubiri iyo zikora ibintu bimwe. Ni ukuvuga ngo iyo urutoke rurwaye ijisho rirarira, iyo ikiganza kirwaye ijisho rirarira, iyo ijisho rirwaye umuntu ntasinzira, ubwonko burahungabana. Noneho rero hari icyagenewe gukorwa n'amaboko ku mubiri w'umuntu, ariko amaguru atabasha gukora. Hari icyagenewe gukorwa n'izuru, guhumeka no kwihumuriza, umunwa utabasha gukora. Hari icyatunganirijwe gukorwa n'amenyo, ariko amaso atabasha gukora. Amaso arareba, amatwi arumva, izuru ririhumuriza, amenyo arahekenya, noneho umunwa uradufasha tukarya kugira ngo tugaburire wa mubiri, amaboko agakora imirimo, tugakora umurimo w'Imana dukoresheje amaboko, amaguru akagenda mu nzira y'Imana, amatwi akumva iby'Imana, amaso akareba iby'Imana. Iyo mirimo yose dukora dukorera Imana, iyo ifatanirije hamwe twubaka umubiri wa Kristo Yesu. Bagereranije n'itorero n'abera batandukanye, bahawe impano zitari zimwe, kandi bakomeza itorero iyo batagize amacakubiri hagati yabo. Ni ukuvuga ngo hariya mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12 umurongo wa mbere havuga ukuntu Herode yibatsiye itorero ry'Imana, ngo arabafata ahagurukira kubagirira nabi, abashira mu nzu y'imbohe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo amaze kwica Yakobo mwene se wa Yohana, abayuda barishima, arabanezeza, ariyongeza, afata Petero nawe amushira mu nzu y'imbohe, bategereje ngo Pasika nirangira mushira abayuda bamwice. Ariko ijambo Petero arindiwe mu nzu y'imbohe, ijambo ry'Imana riratubwira ngo abera nabo bakomezaga kwinginga basenga ntawagiye mu kazi. Ni ukuvuga ngo iyo umwe abaga agize ibyago mu itorero, ibyago byabaga ari ibya bose. Ikindi bindi itorero rero iyo haje ikintu cy'umugisha kije ku muntu umwe, aba ari umugisha wa bose. Iyo haje ibyago aba ari ibyago bya bose. Nizo mpamvu Petero afungiwe mu nzu y'imbohe arinzwe. Abera b'Imana ntabwo bigeze baja mu kazi mu mirimo yabo bihariye, ahubwo baricaye hamwe baraterana baramusengera, kuko bumvaga ko iyo Petero aboshwe nabo ubwabo baboshwe. Ntabwo rero inono ryakomereka ngo ijisho ryishime, ntabwo ukuboko kwarwara ngo ukuguru kunezerwe, ntabwo izuru ryarwara ngo amaso anezerwe. Ni ikibazo gikomeye iyo umukristo agihuye n'ibibazo, abandi bakristo bakabireba nk'ibitariho, kandi bari bakwiriye kubisangira, kuko ingingo z'umubiri iyo rumwe rubabaye umubiri wose urakomereka ukababara. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo twese turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu. Yesu Kristo akaba umutwe w'itorero, ni ukuvuga ngo niwe wabyaye itorero. Twebwe rero nk'abera twari dukwiriye gufashanya tukuzuza ka karindwi cy'Imana yadusigiye. Izo ngingo z'umubiri wa Kristo zisabwa
karindwi cy'Imana kasigiye ingingo z'umubiri wa Kristo nikwaka ni ukuvuga ngo muri Yohana igice cya 13:34 haravuga ngo bene data mbasigiye itegeko rishya kugira ngo mukundane nibwo ab'isi bazamenya ko muri abigishwa banjye. Ni ukuvuga ngo akuzuye karindwi ingingo ya mbere ni ugukundana, iya kabiri ni ukwemerana, iya gatatu ni ugukomezanya, iya kane ni ukwakirana, iya gatanu ni ukwigishanya, iya gatandatu ni uguhugurana, iya karindwi ni uguhumurizanya. Ni ukuvuga ngo kariya karindwi kuzuye cy'Imana muri Yohana 13:34 mukundane, abantu nibabareba bazamenya ko muri abigishwa banjye. Abantu benshi basenga nk'isoko ariko ntihagire umwe wita ku bibazo bya mugenzi we. Umubabaro wa mugenzi wawe wari ukwiriye kuba umubabaro wawe, kuko umubabaro w'urutoke uhinduka umubabaro w'ijisho, kuko umubabaro w'amano uhinduka umubabaro w'amaboko, kuko umubabaro w'umutwe uhinduka umubabaro w'umubiri wose. Noneho rero za ngingo ziri ku mubiri w'umuntu iyo zifatanije zikamenyana ibibazo nibwo zubaka umubiri ukomeye. Abakristo mw'itorero kuko buri wese afite role ye, haba ku mpano twahawe impano zitandukanye. Ijambo ry'Imana rivuga ko hari impano kandi buri wese yahawe impano ukwe undukwe, ariko umwuka wera uzitanga akazigaba uko yishakiye. Ubwo rero abanyempano kuko bahawe impano zitandukanye baruzuzanya, haba n'imirimo yo mw'itorero abantu bakuzuzanya. Hariya mu Baroma 14 umurongo waho wa 19 haravuga ngo mwemerane. Hariya 15 umurongo wa 7 aravuga ngo mukomezanye. Hariya Abagalatiya 6 umurongo wa 2 aravuga ngo mwakirane. None Abakolosayi 3:16 aravuga ngo mwigishanye kandi muhugurane. Abatesalonike ba mbere 5:18 aravuga ngo muhumurizanye. Iyo abakristo bageze ku rwego rwo gukundana, bakagera ku rwego rwo kwemerana, bakagera ku rwego rwo gukomezanya, bakagera ku rwego rwo kwakirana, bakagera ku rwego rwo kwigishanya, bakagera ku rwego rwo guhugurana, bakagera ku rwego rwo guhumurizanya, nibwo noneho abera b'itorero batunganya ibyo kugabura no gukomeza umubiri wa Kristo Yesu, kandi buri wese agahabwa nk'uko akennye. Umuntu akazirikana ibibazo bya mugenzi we. Wababara nanjye nkababara, waba uri mu nzu y'imbohe nanjye sinsinzire. Ariko birababaza iyo umuntu ahuye n'akaga, yaba ari mu nzu y'imbohe abandi bakaja mu mirimo yabo, bamwe ntibanamugemurire, umuntu akarwara ukwezi nta bakristo baramusura, umuntu akaja mu nzu y'imbe ukwezi nta bakristo basengana baramusura, bamara bakavuga ngo twese turi ingingo z'umubiri umwe. Ntabwo waba utagira ukuguru ngo ugire amahoro, ntabwo waba utagira ukuboko ngo ugire amahoro, ntabwo waba utagira amenyo ngo ugire amahoro, kuko buri rugingo rw'umubiri rufite role yarwo kuri uwo mubiri w'umuntu kugira ngo bikomeze wa mubiri. N'abakristo rero kuko bahawe impano zitandukanye kandi bakaba bafite abutitide, ubushobozi bw'imirimo butandukanye, iyo bakoreye hamwe nibwo binezeza Imana, iyo bakoreye hamwe nibwo bakomeza wa mubiri Kristo abereye itorero, iyo bakoreye hamwe nibwo umuntu adahura n'ikibazo ngo kimunanire kuko bagifatanya ari benshi. Kandi iyo ibyago bisangiwe biroroha, ariko iyo ibyago byirundanije ku muntu umwe biramunanira. Nanizo mpamvu iyo habaye ubukwe mw'itorero abantu bakaguhana burakunanira. Iyo habaye ibirori by'umunyetorero abandi ntibabijemo biramunanira, ariko iyo abandi abantu babyitayeho abo musengana bakababara nk'uko nawe ubabaye, ijambo ry'Imana riravuga ngo mubabarane n'abababara. Ni Abaroma 12 ku murongo wa 15 aravuga ngo mwishimane n'abishima, mubabarane n'abababaye. Ni ukuvuga ngo icyago kigeze kuri mugenzi wawe musengana nawe kikurye nk'aho ari icyawe, nawe wumve ko yikoreye uwo mutwaro, kandi niba ari ibyishimo by'umugisha byageze kuri umwe muri bo babisangire. Nizo mpamvu kwitwa umubiri wa Kristo ni ikintu gikomeye cyane, kandi buri wese akaba urugingo rwa mugenzi we. Ririya jambo ryanditswe muri Matayo 5
ku murongo waho wa 29 havuga ngo ijisho ryawe nirigucumuza uzarinogore urijugunye. turacari ku mubiri wa Kristo Yesu nk'ingingo ya mbere y'amazina yitiriwe itorero. uzarinogore urite, ikiganza cyawe nikigucumuza uzagice ukijugunye, aho kugira ngo ubugingo buhoraho, ahubwo wabura ijisho ukajaja mu ijuru uri ishongo, aho kugira amaso yombi ukaja muri gihonome. ikiganza cyawe nikigucumuza uzagice ukijugunye muri pubere, aho kugira ngo uje mu ijuru ufite ibiganza byombi, waja mu ijuru ufite ikiganza kimwe ariko ukabona ubugingo buhoraho. Yesu Kristo yashatse gusobanura iki? Hari igihe umuntu ashobora kugera mu kaga cyangwa agahura n'ubukene, ni ibisanzwe, noneho hakagira umuntu uza akakubwira ati ndagutabara ariko dukoresheje inzira zitari iz'itorero. ni ukuvuga ngo ndakwereka aho turiba cyangwa se ndakwereka aho turasahura. ibyo byose aguhaye inzira yo gukemura ikibazo kandi ari umunyetorero. ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu nk'uwo uza kukwigisha gukemura ikibazo cyabereye mu itorero akweretse inzira mbi, avuga ngo mwibe kugira ngo mukemure ikibazo, ijambo ry'Imana riravuga ngo aho kugira ngo ubane n'umuntu nk'uwo wacana umubano nawe ukabana n'abera b'Imana, kuko wa undi musengana iyo akoheje gukora icyaha ntabwo aba kigufasha gukomeza umubiri wa Kristo Yesu. Yesu aravuga ngo urugingo rumwe nirugukoresha icyaha, ijisho rikagucumuza, ikiganza kikagucumuza, ijisho rinogore, aho kugira ngo urugingo buhoraho, ahubwo waja mu ijuru ufite ijisho rimwe. ikiganza nikigucumuza uzagice ukijugunye. ni wa mukristo musengana mwitwa ko muri ingingo z'umubiri wa Kristo hamwe, ariko agashaka kugushora mu bibi byakwangiriza umubiri. ijambo ry'Imana riravuga ngo cana umubano n'umuntu umeze nk'uwo, aho kugira ngo ubure ubugingo wabura urugingo, aho kugira ngo ubure ubwami bw'Imana wacu urugingo rumwe rw'umubiri rukavaho. izo mpamvu ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu ntabwo zibereyeho gusenyana, ahubwo zibereyeho kuzuzanya. kandi kuzuzanya kugera ku ntego yako iyo kuriya ku buryo burindwi bwo kuzura kw'Imana busohoye. ni ukuvuga ngo gukundana, kwemerana, gukomezanya, kwakirana, kwigishanya, guhugurana, guhumurizanya. iyo byuzuye karindwi bakita karindwi k'Uwiteka ku ngingo z'umubiri wa Kristo Yesu, nibwo abantu babasha kuzuzanya byimbitse by'ukuri, noneho bagakomeza umubiri wa Kristo. ntabwo abantu bose banganya kwigisha, ariko uwigisha yahumuriza abandi. ntabwo abantu bose banganya guhanura, ariko uhanura yahumuriza abandi. ubwo rero kwitwa umubiri wa Kristo Yesu ni ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye, kuko Yesu Kristo ari umutwe w'itorero. ntabwo Imana yishimira ko haba amacakubiri mu ngingo zigize umubiri umwe. iyo haba amacakubiri mu bayoboke b'itorero, Imana irababara cyane. bamara baje gusenga bakita ingingo z'umubiri umwe, ntabwo ari byo. noneho ingingo ya kabiri yitiriwe itorero ni inzu y'umwuka. Petero ya mbere ibice 5 haravuga ngo mwubakwe nk'inzu y'umwuka. tuhasome Petero ya mbere turareba ibice 2:5 haravuga ngo Petero ya mbere 2:5 aratubwira ngo kuko mu byanditswe harimo ya magambo ngo dore ndashira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka ryatoranijwe kandi ry'igiciro, kandi ryizera uryizera ntazakorwa n'isoni. noneho rero ari ku murongo wa 4 aravuga ngo nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryatoranijwe riba iry'igiciro cyinshi. namwe rero mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka. inzu y'umwuka bisobanura ngo
ni itorero ry'Imana ry'abantu bizeye bakakira agakiza cy'Imana, ariko noneho rya torero kuko ryubatswe ku butaka, ni ukuvuga ngo ni inzu y'umwuka ariko yubatswe ku butaka mu buryo bw'umubiri. Ni ukuvuga ngo itorero rikeneye gukoreshwa n'umwuka w'Imana kuko ari inzu y'umwuka, ariko rikeneye amategeko agenga isi kuko ryubatswe ku butaka. Itorero kugira ngo rikomere rigomba kugira imbaraga mu buryo bw'umwuka, rikagira n'imbaraga mu buryo bw'umubiri. Nanizo mpamvu bahise ngo muri inzu y'umwuka, ya nzu y'umwuka yubakwa ku butaka. Itorero ni inzu y'umwuka kandi yubatswe ku butaka. Nanizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo twubahirize imbaraga z'itorero mu buryo bw'umwuka, ariko kuko ryubatswe ku butaka twubahe n'inzego za leta. Nuvuga ngo itorero rija mu mwuka rikirengagiza ubuyobozi bw'isi rirasenyuka, n'itorero naryo rigendana n'ubuyobozi bw'isi rikirengagiza imbaraga z'umwuka naryo rirasenyuka. Nuvuga ngo itorero kuko ari inzu y'umwuka rikaba ryubatswe ku butaka, ntabwo ryakwirengagiza imirimo ikorerwa ku isi. Nizo mpamvu biriya kuzuzanya twavugaga, harimo impano twahawe n'Imana kugira ngo zose umwuka yaduhereye kugira ngo zikomeze umubiri wa Kristo Yesu, tukagira n'imirimo zo gukomeza imibiri yacu kugira ngo noneho ibibazo byose twaba dufite turi muri iryo torero bibashe gukemurwa nuko twafatanije. Imana yacu dusange kandi dukomeze kugira ngo twumve ko turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu, kandi buri wese yishiremo ko ari urugengo rwa mugenzi we. Noneho rero ibyago byaje mu itorero bibi bya bose, n'ibyishimo byaje mu itorero biba bya yose, kugira ngo wamugisha Imana itanga w'umwuka w'umubiri twese tuwusangirire hamwe. Nibwo Imana izatureba ikatwishimira ikavuga ati ririya ni itorero koko ryubatswe mu buryo bwiza kandi mu buryo bukwiye. Noneho bakaba abashitse bo kugabura ibyo gukomeza umubiri wa Kristo Yesu. Muze rero dufataniriza hamwe twubaka itorero rigabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Imana yacu dusange kandi dukomeze mu izina rya Yesu. Amen.